uhe mama hi Manase uhe Manase se mukabyara ubwo twariganye singize abantu 500 mugwe kundumiyo ndapfuye ndagukunda murakoze ngo namutwaye ngo muri geto ngo namuhungishije ababyeyi sinago anda abinyamira abarugure kwa bapatino ngo bino bintu ngo mbirimo wanga ngiye nafata uriya mwana ungana kuriya nka mujyana muri geto nanjye ubwaje ntaba muri geto mwana wa lycée de Nyanza hello bite fresh umeze neza turagukunda thank you amabere meza ngaho binanze gusoma bari kubisoma bitwe wasanga rugu what Patino hi my love Patino rihe ari nguyu Patino nakoresha bitabana batava hi Artiro umunsi umwe nzagutamo thank you ndagushimiye merci d'avance bimeze bite urakoze shaguntwara abakobwa bose Yuda we komeza ibirori byawe gumana ingibaye Yuda sakakanyu ndagukumbuye man ese watubwiye nakuri ndamukumbuye Patino bagwaye bibizu nkugezeho ndagukunda urakoze ndabonye akantu wagize akabati nanjye kugiye kurasa ukavuga hehe ejo bundi kukigana na Irene uvuga ngo cyo nta kibazo zantumye nta rimwe rimwe mbakabati ndushaho gikomeza ratabera sincere dusanga Kimironko imeze gute bega ibibazo dufitanye ra William sawa uraho neza nishimiye gusanga live urakoze nsuriza Patino banze yagiye ndashaka passe dore ngo uyu mukobwa mwiza turi kumwe ashaka passe yihe ntago mbizi passe nitanga ari umukobwa nigera ugiye gutangaho passe hari shero ugira se uri singo ndamufise Patino ariko mukunda umwana w'umurundi ndamwemera ibyiza byose bijye bikugeraho ibibi bikube kure urakoze na mafi hi ari umuntu wa Nyaruguru nashuri keza nabasuje no muri Nyaruguru tureke muhe gift muve muri ibyo abantu 500 n'ukuri habe n'umutima baguhe wabwiye aho uri nkaza nkagusuhuza ndi Kimironko muri shoot yo gukora imyenda ndagufana kanumuna thank you my love sister sereri yararangiye uwo ni Mimi yego mva nkubwire mbwira cyara cy'urunete gifite iminwa myiza kabisa yego kabisa byahatari refata wowe fata Kimironko hehesheri kwana inzira ndagukunda thank you njye burayivu ndayihaza ndagiye shabaza ko live ndi umunebwe kujya kutayivu ujye umenya ko ukunzwe sha murakoze pe murankunda pe ano shotembo kujite mosi hi Aisha mukwe yarangaye kubandi bantu mbega utunwa kiri hehe ariko se mbabwira iki ariko rero none anjye wajye witinza njye rero nta kintu na kimwe mfite cyo kubabwira ntacyo nje ko Suzanne nje narimba kumbe ntabwo twaduherukana urabaho hejuru mu Aisha ugenda nakubwiye ko ukunda mwana uzaza gusuza dore turi muri shoot turi gukina ururabo mu mahwa kazembereka ajye babishyire babirebera dore mama wanjye muri filime dore bari abakobwa murabazi nabo dore wa mugabo turwanira w'igishwerere nguriye dore Mimi nguyu fone yanjye yapfe ntabwo iri kugaragara inyuma dore DOP Mugande ego ku Mugande hano fungura sakoshi iri hasi iri hejuru yaziye munsi wa mazi mwabonye ndacyambaje filime tugiye kwirangiza tugiye kubakorera filime nziza
nayo sheri we nkunda useka usiko ahantu hose nigeze mbabwira ko njye nawe dusa Rahira kwandika ngo umuryango wawe ni AI kweli nawe ube uwo mwana muri kumwe ni mwiza pe arasa na mama ndamukunda Mimi ndamukiriza Mimi ndamusuhuje n'ukuri thank you for the gift sinzi umuntu uri kumpa umutima ko wabuze ndahari ko nayo inzira ahitwa he ako kuri kutureka cyane wowe bite ushaka gukina filime ariko ndagukunda urakoze nkunda iyo ukina utongana ngaho nyumvire ngo umurenge wa Irene ni AI meze ute ndagukunda urakoze Aline njye rero ubu nari nje kubasuhuza murakoze bye ukora iki ndabazamura se ko nta nuze zari ndi kubona nta nuze zari ndi kubona nta muntu umwe ndi kubona amahano ndayifite se ntayo mfite dore nta muntu n'umwe sindi kubabona si ngaba nanjye nzamuka uwo ni wowe mujye kure rero okay Apollo wambaye umutima mwana zamure twese niko se ahubwo mwegera ngo ndi kubabona mugabanye ibikorwa byanyu ngabo mbaza icyasi cyose mushaka cyane bari muri komenti mwisanzure twagiye turi mwiza mwana twagiye aho nagiye Blaise bite ni sawa ni sawa yari muri futi ntabwo yabashije kujyayo Apollo kuki uzamuye mani niba umutima wanjye turajyana mu bukwe yego shushu sawa wibeshye mbeye nakubwiye muri ushaka muzamura mbwire muzamure pe muduye ku mitima wabonye DJ ntabwo ndi kukubona pe umutima wawe wawubonye umutima thank you for the gift ntabwo nigeze nkubona awereje urakoze ese ko batamba gift abantu 400 ko batakubaza ubemereye ko bakubaza ko mutambaza mwadaye amakuru ya Mitsu thank you for the gift Diane Mitsu ameze neza nyine nk'umuntu wagize ibyago tugomba kumuba hafi ufusha muri umuntu wawe n'ibibazo uri mwiza wenda kwikundiye urakoze Mimi bite sawa singuriya se ariho nzaguha tubwira ibyo kwa ibiki thank you Mugande ni mwiza gutya ngaje biraga Mugande ni mwiza gutya ibyo kurenge byageze neza se mwabonye se nshyireho kamera nyinshi Mugande ngo ni mwiza we Mugande we musajya ngo you are so cute Apollo tuzagenda se kwa gatandatu dufatanye nzagukura mu isoni tugende nka sheri wawe nta by'isoni kuko mfite abagabo benshi hariya noneho nabuze n'umfata n'uwondeka ntabwo ndi kubabura mwa bana bakugira icyo ku muntu yize ntuzijyanire ngiye hariya mfite na bukinze cyane sinzabura unoragura mu nzira tuzajyana muri aho uzafata nanjye n'ungu aho uzaza tugenda ugutoragura dore Mugande mugankanda ujya kuyatsinda nta wundi muntu ndi kubona
Nkumbuye nihangayikishije Mitsutsu nshamukuzi. Ese apo kutaje ngo tujye gutabara Mitsutsu? urarema Mr. Babalao bimeze bite? indi mani yari kuzana n'abireka Amakuru ya Irene umeze neza? Amakuru ya Irene bigura no kuba ameze neza kwanjye. Ameze neza nanjye meze neza. Njye nta ribi imana imeze neza. Manura mugande simukunda. Utamukunda birakureba ntabwo nabivamo. nta kiganiro mufite bose we no mufite wawe byakunze Oya kubera iki wavuyeyo oya sha yego man reba nawe iminsi asigaje nta mwanya afite ntaki siko asigaje umunsi w'ejo gusa urebye aya tuzagikora nyuma ya biriya birori tubivugire rimwe watubongera ibyiza ikakuzavuga abo kuba uri kunseka welcome Zeto Mr. Babalao bite meze bite mo chéri ni sawa bite byiza makuru ni boa Diana ariko tumuboro Diana ari he sinababwiye ngo mumbaze bikaba byabananiye jewe rero ubu ngubu tugiye gukina ubu ukore iyo content ya Irene tukaguha ngo baza neza wakabikora iyo content yiheze ama content ishaye yabaye menshi twarayahaze gusa wajya ubyuka witereka ngiye siko nari umunyamakuru wenda ngo nishakire views baragira ngo yitereke ku mushuti wawe utayivuye ngo buriya yarambabaje buriya ngo yagiye nabizi yewe se yaranyinishe kare no mubonye ngiyewe legend abantu bazi ko mwarabasheri ayifite se ngiyewe legend ntabwo njya mbabazwa n'ibintu biri aho ngaho wapi kabisa nusubira ni ibintu byataye nta byataye mwabikomeje mwabigize intambara reka rubanda turebera inyungu zanyu nka sister we ngaho mvuye ushaka barize ngo ese uzataba ubukwe nk'iki nka sister ufite brother witwa Yangivi kuri igi yego ariko wanyeretse doctor ariko nkamusuza doctor ninde ntabwo ari muri ino filime uri kuvuga nkunda ati tuwampuza nawe uzabwire Nyamba bahuza muri shawe nshaka kunywa amasaka y'iwawe iwacu areza uzaze nabo ntabwo bagukunda ubwawe wumva ngo buse koko udakunda abantu bose baragukunda niyo baba we ko mutavuga se ubundi abantu muri kuri live ni njye ndi bwivugane mpaka nta script mfite ngo ngiye kuvuga iki nta jambo rya mukuru ushaka kurongora Aisha yine murabura se kumprofitiraho mwese akwaye ndumva ashaka ko twavuga ubukwe
ntabwo nzabura ko se nzabukora ese njye cyakubuza kutabukora gukora bazavuga ko waharamutse n'undi wowe wagira ngo ntabwo ndahisha ukuntu ukina muri filime mwana kuri kw'Imana sinajye wazamayemo role mwana ngaho nyumva ashaka abandi bana bari kwandika ngo bashaka gukina iki kirakina none mvuga ukuntu kiri kwivugisha bamwita Samu Arvini Babegi Biberiza Mutagara zasi shani bane bwira Polo aguhe umutima Apollo tuendelee ama tusiendelee Tuendelee. okay nipe gift sasa akarabo wowe akarabo hapa byago umugabo akarabo koko ya papa ya umuhereza umutima gute hasi muhereza ikirenze umutima akarabo baguhaye akarabo gabanya wowe ore niwe wanjye wowe Apollo nawe kumyuti inze burundu wowe nyine gabanya urumva singutayemo ese ubwo we Apollo yaguhaye iki ko mbona utaragena n'ijana umutima n'idolari rimwe mubwira rero umutima n'idolari rimwe rigenda n'ubundi bamyutinye ndi kuvugira kwa Aisha ntabwo ari iwanjye yo urebe umutima uraza kuwusangamo rata yego shum merci barashaka kuduteranya hakiri kare kwa gatandatu ninjye nawe nanjye nzakwitsaho agushimiye rata uyu mwaka ari indazi saa 20:30 niyo waje ukamwandaho sha ngenda narambiwe rero ngiye no kubakura mwese ko mutavuga yereka myutinga mbaza rero kamera yawe ushyire mu mwanya nyamara abantu bawe bagiye bakubuze kuri kamera uvuze rero kamera yawe kwabona njye ntabwo nzi ukuntu babikora oya tegereza aho mukwereka kugira ngo ujye ubikora uri wenyine mbaza shuri Mugabanye volume mwana. basigaye bavuga urukundo ni impumyi cyangwa impumyi ni abakunda impumyi ni abakundana impumyi ni abakundana pe urukundo ntibazarubeshye aho urukundo se kandi katugwiremamo Ntabwo wakwiyahuza ahantu. cyangwa ushaka ntabwo wamusoma Aho wiyahurira ntabwo ari kuvuza amashyi gaho kuvuza amashyi ni hano bazabeshyira urukundo buriya hari vina ari muri depression yatanje bamura bisa naho ari kwikuriraho ugosha muri minute yawe ibyo byo setting yawe umuntu iyo agiye kwiyahura iyo ukana ahantu agiye kwiyahurira ahantu agiye kwiyishyura umuntu yahura aba ari umugabo rero niyo uhisemo kujya mu rukundo
uba umeze nk'uwiyahuye kuko uba wemeye ibintu byose bizava muri urwo rukundo. Uba wemeye gushwana, uba wemeye gutongana, uba wemeye nyine amakimbirane yose azava muri urwo rukundo. So rero bivuze ngo wowe niwo uba wiyahuye. utisize utisize utisize